Bigenda bite iyo umuntu amaze gupfa? Mu rupfu se ho haba hameze hate? Umuntu aravuka akabaho, akagira ubuzima, igihe cyagera agatabaruka, ari nabyo twita gupfa. Mu yandi magambo akava muri ubu buzima, ari naryo herezo rye ryo kuba kuri iyi si. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorerwa ku bantu barwaye bikomeye kugeza n'aho imitima yabo yabaga yahagaze itagitera. Ibyuma by'ikoranabuhanga bigaragaza ko bashizemo umwuka ariko nyuma bakaza kuzanzamuka. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko hashobora kuba hari ubundi buzima nyuma y'uko umuntu yitabye Imana. Ubushakashatsi bwiswe mu rurimi rw'Icyongereza Near Death Experience, ari nabyo mu magambo ahinnye NDE. Ariko se mbere y'uko tureba iby'ubwo bushakashatsi bwagezeho, ubundi urupfu ni iki? Ni ibihe bintu bitangazwa n'abantu bakorewe ubwo bushakashatsi kugira ngo koko twemeze ko ibyo abo bashakashatsi bagezeho ari ukuri? Wowe tugiye kubana ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi, njye wakiguteguriye ugiye no kukikugezaho nitwa Ngayabahizi Pierre. Nimba ufite inama, igitekerezo n'inyunganizi, ushobora kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha ushakisha amazina yanjye. Kuba abantu benshi batinya urupfu bakarwanga urunuka, bituma benshi batekereza ko abapfuye baba bagiye ahantu habi cyane kuko hatagerwa n'abazima. Wigeze kumva kandi n'ubu tuvugana ntiwashidikanya ko hakiri Abanyarwanda benshi bagendera cyangwa bagikomeye mu migenzo yo hambere, aho bafata urupfu nk'ihinduka ry'ubuzima cyangwa guhindura imibereho, umuntu akajya kuba mu bundi buzima. Umuzimu ku bakurambere nyarwanda ni umuntu wa kabiri, agereranwa na roho ku bemera. Umuzimu ku munyarwanda aratinyitse cyane kuko aba ari umuntu wavuye mu buzima bw'uyu mubiri akajya mu bundi buzima. Nawe urabizi neza ko wakuze utinya mu irimbi, yewe kugeza na n'ubu kandi urahatinya. Nibyo koko, Abanyarwanda bafata ahashyinguwe abantu cyangwa mu irimbi nk'ahakoraniye abazimu, bigatuma bahatinya cyane, mbese ku buryo buteye ubwoba. Kuba waharara byo bikaba ari sakirirego. Mu muco w'Abahinde cyane cyane abo mu bwoko bw'Abahindu, bemera ko iyo umuntu apfuye roho ye ijya mu nka. Ku bwa benshi muri aba bantu bizera gutya ngo inka ntiribwa, kuko ngo burya uyiriye ushobora kuba uriye roho z'abantu benshi bapfuye. Ku Banyarwanda bo ngo iyo umuntu apfuye ajya mu kirunga cyaka cyangwa se cyazimye bitewe n'uko yitwaye muri ubu buzima cyangwa akiri muzima. Uretse ibyo kandi hari ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Aziya, iyo umuntu apfuye baramutwika maze ivu rye bakarijugunya mu nyanja. Icyo kikaba ari ikimenyetso cyo kumushyingura. Bitandukanye n'ini iwacu mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Ariko nanone kandi ngo gutwika umurambo muri biriya bihugu bikaba bifatwa nk'aho ari ukugira ngo uwapfuye atazagaruka gutera abo yasize mu muryango. Abakomoka mu bwoko bw'Abamaya baba muri Amerika y'Amajyepfo bafata itariki ya 30 Ukwakira ko ari umunsi wahariwe abapfuye bose. Kuri uwo munsi biba ari ibirori bikomeye cyane muri uwo muryango, kuko batekereza ko abapfuye bagaruka bagasangira n'abazima bakiri ku isi. Muri ibyo birori bakoramo imihango isa no guterekera ku Banyarwanda, aho bakora ibikorwa byo gushimisha umuntu runaka wapfuye. Ibyo ngo bikaba ari ukugira ngo atazagaruka gutera abo yasize mu gihe runaka. Ibi byose bigaragaza ko imyizerere hirya no hino ku isi yemera ko hari ubundi buzima bubaho nyuma y'uko umuntu apfuye. Bitanyuze mu nzira z'ukwemera n'amadini gusa, ahubwo binyuze no mu mico n'ibimenyetso bigiye bitandukanye bibaho, bigatuma abantu bagira bene iyo myumvire. Twumvise kandi ko amahanga yo ku isi agira uko afata umuntu uvuye muri uyu mubiri. Ese ko iyo umuntu apfuye benshi bamuririra kuko aba agiye ahantu atazagaruka kandi agiye aho bizagorana kongera kumubona, ubuzima nyuma y'uru rupfu twabuha akahe gaciro? Twavuga se dushingiye ku ki? Ese aho abapfuye bajya haba hari ubundi bwoko bw'abantu bubayo ku buryo byakwemezwa ko
kuhaba biba ari burundu? Ni byinshi byibazwa na benshi, mu gihe hari n'abandi bavuga ko aho mu kuzimu abapfuye baba bari hari imyuka ijya iturukayo ikagaruka ije gutera abantu hano ku isi, ari nayo ibatera gukora amabi. Abandi bakemeza ko uwakoze neza we roho ye itumbagira igasanga Imana n'abamarayika mu ijuru. Usanga hibazwa byinshi birebana n'ibyo, dore ko hari n'abajya batanga ubuhamya bavuga ko bagiye kuzimu bakabona Satani, abadayimoni, ndetse bakanahabona abapfuye bari mu marira n'umubabaro n'umuborogo byinshi. Ku rundi ruhande ariko abandi nabo bakavuga ko bagiye mu ijuru bakabona Imana, abamarayika n'abapfuye bakiranuka ngo baba bishimye. Ibi byose uramutse ushatse kubimenya neza, wasoma umugani w'umutunzi n'umukene uvugwa muri Bibiliya, igitekerezo cya Nyamutunzi na Lazaro. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 16 guhera ku murongo wa 19. Hatubwira neza aho umutunzi yapfuye akajya ndetse n'aho umukene yapfuye akajya. Reka turebere hamwe uko bigenda kugira ngo bivugwe ko umuntu yapfuye, kandi uko bigenda iyo umuntu amaze gupfa. Ubusanzwe umuntu agizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni imyanya y'ubuhumekero, icya kabiri ni imyanya ikwirakwiza amaraso mu mubiri, naho icya gatatu ni ubwonko. Urupfu ku muntu rero rukaba ruva ku ihagarara rya kimwe muri ibyo bitatu twabonye haruguru. Impamvu ni uko kimwe iyo kibaye kidakora, ibindi nabyo bidakora. Birumvikana cyane rero, bavuga ko umuntu yapfuye iyo umutima we wamaze guhagarara burundu, amaraso atagitembera mu bice byose by'umubiri. Gusa nyine nanone bijya bishobora kubaho ko umuntu asa n'uwapfuye bitewe n'ibura ry'umwuka uhagije, kuko ibihaha bitari gukora neza, nyamara ibindi bice ari bitaraga. Nibwo ujya kumva bavuze ko umuntu yaguye muri koma. Aha bagendera kuba umuntu asa n'uwapfuye, ariko biba bitaremezwa neza ngo bitangazwe n'abaganga. Ubajije ibisabwa kugira ngo hemezwe ko umuntu yapfuye, wasanga rimwe na rimwe byatinda kwemezwa ko umuntu yapfuye muri uyu buzima. Nk'uko bisanzwe ku babizi, iyo umuntu yapfuye bigaragazwa no kutongera kwinyeganyeza na gatoya. Ibice by'umubiri we biba bishobora kujyanwa mu cyerekezo runaka maze bikigumiraho. Nubwo ariko kandi ibyo bishoboka mu gihe umuntu ari muzima. Abahanga mu by'amagara ya muntu bavuga ko umuntu umaze gupfa, ubushyuhe bw'umubiri we butangira kugenda bugabanukaho dogere 1 ku isaha, bukarangira mu gihe cy'amasaha 15 umuntu agikomeje gukurikiranwa. Ubundi mu busanzwe umuntu muzima agira ubushyuhe bwa dogere Celsius 37, ari nazo zitangira kugenda zivaho imwe imwe buri saha. Ibi iyo bivuyeho hatangira ibikorwa byo gutakaza amazi mu mubiri. Ku muntu mukuru umaze gupfa atakaza garama 20 buri saha. Ibyo nabyo bikaba bibaho hagati y'amasaha 2 n'8 umuntu apfuye. Hanyuma hatangira igikorwa cyo gucikagurika kwa bimwe mu bice by'umubiri birimo imbere ahatagaragara. Nk'uko bitangazwa n'abahanga mu by'amagara ya muntu, bavuga ko ubusanzwe mu mubiri w'umuntu bitewe n'icyamwishe ibice by'umubiri bitangirika kimwe. Ari nayo mpamvu bishobora gukorerwa isuzuma kugira ngo ibizima bifashishwe abandi bagifite ubuzima. Sinzi niba ujya wumva bavuga ngo runaka yapfuye, mbere yo kumushyingura ngo babanje kumujyana kwa muganga kumukorera isuzuma. Umwanditsi w'umunyamerika Patrice Kuhler avuga ko ukwangirika kw'ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu kwihutishwa cyangwa kugatinzwa n'igipimo cy'ubushyuhe cy'aho wapfuye aryamishijwe. Avuga ko iyo ibyo bice by'imbere bitangiye kwangirika, ku nda y'uwapfuye hazaho umurongo ujya kugira ibara ry'icyatsi kibisi, ari nako hari amatembabuzi atangira gusohoka mu kanwa no mu mazuru. Ibi byose ngo biba iyo umutima wamaze guhagarara, aho biba byamaze kwemezwa n'abaganga ko umuntu yatakaje ubuzima. Uretse abaganga n'undi muntu wapfuye bari kumwe,
nawe yabyemeza, ariko yamaze kumupimisha bumwe mu buryo bwa hafi. Uburyo bumwe bwa hafi rero buvugwa aha ngo ni nko gukoresha indorerwamo cyangwa ikirori. Ngo bigenda bite rero? Ufata iyo ndorerwamo ukamwasamura, maze ukerekeza ya ndorerwamo mu kanwa, maze wabona nta gahu kaje kuri icyo kirori, ukamenya ko umuntu yagucitse. Ari nabwo bagira bati kanaka byarangiye. Ibi bikorwa kugira ngo hemezwe neza ko umuntu yamaze kumira umwuka burundu, kuko hari nubwo hajya habaho ibimenyetso bijya gusa n'ibi ku buryo hakwemezwa ko umuntu yapfuye nyamara akiri muzima. Hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa n'abantu bazutse cyangwa se basohotse muri uyu mubiri wacu mu gihe runaka, maze nyuma bakaza kuwugarukamo. Kubemera bavuga ko hari abantu bahuye n'Imana. Ibyo nubwo bidakunze kubaho, ariko ni igikorwa kijya kibaho rimwe na rimwe hirya no hino hano ku isi. Abafaransa babyita mort imminente. Ku bigaragara ngo ibi ntawe biba bitandukaniye n'icyitwa urupfu twumva cyangwa se tuzi twese, kuko umuntu biba bigaragara ko nta gice cy'umubiri kiri gukora. Bamwe mu bagiye banyura muri ibi bihe bakabivamo bivugwa ko bazutse, bavuga ko umuntu uri muri ibi bihe aba ashobora kureba umubiri we aho uryamishijwe, ndetse no kumva ibyo abari hafi y'aho ari bari kuvuga. Bene izi mfu zizwi ku izina rya mort imminente cyangwa mort clinique zitandukanye n'ibyo bita koma, kuko zo akenshi ziba ku ndembe ziba ziri kubagwa cyangwa ziri gukorerwa amaoperasiyo runaka. Mu gitabo Life After Life cyanditswe na Dr. Raymond Mood mu mwaka wa 1975, yagarutse cyane ku bushakashatsi bwakorewe ku bantu bapfuye cyangwa bagiye bajya muri koma hafi yo gupfa nyuma bakaza kuzanzamuka. Ubu bushakashatsi bwiswe Near Death Experience cyangwa NDE. Mu bushakashatsi uyu muhanga mu by'ubuzima Dr. Raymond yagaragaje ibiranga bene aba bantu baba basatera ubupfu cyangwa baba bapfuye nyuma bakaza kuzuka. Aho ibi yabigezeho abikuye ku ngingo yakorewe ku bantu 150 byabayeho. Yatangaje ko iyo umuntu ari gupfa abasha kumva amajwi y'abantu ndetse n'urusaku ruba ruri hafi y'aho ari. Iyo umuntu ari gupfa kandi ngo abasha kumva umubabaro mwinshi cyane, ariko ngo iyo amaze gushiramo umwuka aba yumva ari ahantu hari amahoro. Ikindi ngo ni uko aba yumva asa n'ureremba hejuru y'amazi, maze akumva afite imbaraga z'umwuka. Mu byavuzwe muri ubu bushakashatsi bwakozwe kandi ngo aba bantu baterwa ubwoba cyane nuko baba babona bari kugana mu buvumo, maze ngo bakabona abandi bantu baba barapfuye kera bagenda babasatira kandi baza babasanganira. Alain Rando ni umwe mu bagize icyo batangaza muri ubu bushakashatsi. Yaragize ati, ntibyoroshye kuba hari umuntu wanyumvisha ko yanyuze mu bihe nk'ibyo naciyemo. Nakoraga akazi ko gushushanya, noneho ubwo nari ndi mu kazi kanjye nafashwe n'umuriro w'amashanyarazi ungana na volte 14,400. Hanyuma naje kujyanwa mu cyumba cy'indembe. Numvaga ntazi ahantu ndi, none ubwo nza kuzanzamuka ndatembera ngerageza gushaka umugore wanjye. Ntabwo byangendekeraga nk'uko nabyifuzaga, noneho mbona urumuri rutunguranye, mbese rugenda rwiyongera. Byaranshimishije cyane, maze numva ameze neza koko. Noneho uko ngenda ndwegera nkabona ndi kwegera inzu ya etaje ndende, nuko ubwo ndebye imbere yanjye nahise mbona ibirenge byambaye inkweto za sandari. Naketse ko ari sogokuru uhari ari kumwe n'inshuti ze, kuko sogokuru yitabye Imana mu 1981. Icyo gihe namubonaga imbere yanjye neza. Buri wese uri hariya aba yumva ameze nk'umusore w'imyaka 20. Hari Abanyamerika b'ubwoko bwose, abantu baho n'ibibakikije byose nabonaga ari byiza cyane. Niyo nabaga ndi kwitemberera byaranshimishaga cyane. Noneho nkabaza umwuka wabaga unyoboye ukambwira ko uri bunyoherereze ubutumwa. Narabazaga nti ubundi ibi bikora bite? Noneho akambwira ati, ninjye ubikora.
nta muntu n'umwe mu baba hariya ujya ugira ikibazo runaka, kandi nta bantu bafite imitwe cyangwa ubwonko bahaba, ahubwo ni imyuka ituruka ku isi yonyine gusa. Noneho nyuma nagerageje gusubira mu buzima nari mbayemo mbere, gusa nyine icyo gitekerezo nticyari cyemewe na gato, ariko nkomeza kubitekereza. Ubwo rero nari ngarutse mu buzima bwa muntu busanzwe. Numvise meze nk'uwambaye ubusa, nagize ubwoba bwinshi cyane kuko numvaga ubuzima bwanjye bwarangiritse cyane. Ibintu byose numvaga byivanze, kandi ntabwo niyumvishaga icyo nakora nyuma y'ubwo buzima. Iyo rero duhuye n'ibibazo byinshi, usanga twifuza kuba twajya kuba muri buriya buzima, mbese muri iyo si yindi, ariko kubera umubabaro nahagiriye, nafashe umwanzuro wo kwiyahura kugira ngo ntaba natekereza kuzagaruka aho hantu. Ubuzima nyine buraturwanya, kandi natwe tuba tugomba kuburwanya. Kugira ngo buri wese yiyumviye byinshi mu buhamya butangwa na Alain Lando. Abantu bamwe iyo bahuye n'amagorwa abarenze, bajya bafata umwanzuro wo kwiyahura ngo bave muri ubu buzima tubamo bwuzuye ibibazo. Nyamara iyo dusomye Bibiliya, ijambo ry'Imana ritubwira ko kwiyahura ari icyaha kitababarirwa, kuko ugikoze ahita agendera ko nyine ntabone amahirwe yo gusaba Imana imbabazi. Ibyo bikaba ari nabyo byabaye kuri Yuda Isikariyote wagambaniye Yesu Kristo. Ibyo tukaba tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 27 umurongo wa 3 kugera kwa 5. Nk'uko twabibonye haruguru ngo abapfanye ibyaha cyangwa ingeso mbi bapfana umubabaro n'agahinda. Ese niba ari uko bimeze, twe tukiri bazima twakora dute ngo turusheho gutegura neza aho hantu tugana hamayobera ku muntu ukiri muzima? Ibyanditswe byera bitubwira ko tugomba kurimbura kamere ikoreshwa na Sekibi, hanyuma maze tukayoborwa na roho ikoreshwa na Roho Mutagatifu. Tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 6 umurongo wa 23. Dr Omar Abogar ni Umunyakanada, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Avuga ko umuntu uri muri kiriya gihe ubwonko bwe buba bushobora guhagarara mu gihe kigeze ku masegonda hagati y'10 na 20. Aha ngo umuntu aba ashobora kuva muri uyu mubiri akajya mu isanzure, ndetse ngo aba ashobora guhura n'abe bapfuye. Si ibyo gusa kandi ngo kuko abasha kumva neza ibivugirwa muri icyo cyumba kirimo umubiri we. Nubwo umuntu yatinya urupfu gute, ariko amaherezo ararusanga. Ni byiza ko rero umuntu yagateguye iherezo ry'ubuzima bwe agifite umwuka w'abazima. Ikindi, niba tugize ibibazo by'indengakamere, tugomba kuzirikana ko nta kiruta ubuzima. Ntidute umutwe kugeza ubwo umuntu afata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima, bimwe byitwa kwiyahura nyine. Uretse kwiyahura, nta kindi cyaha Imana itabasha kukubabarira wisabye imbabazi ubikuye ku mutima. Dusoza, reka nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona izindi nkuru ndetse n'ibiganiro tubategurira. Ikindi, niba ukunze ikiganiro ushobora kugisangiza inshuti zawe. Mbashimiye kuba mwanteze amatwi muri iki kiganiro. Reka tuzasubire mu bindi biganiro. Njye twabanye waguteguye ikiganiro ari nanjye wakikugejejeho. Nitwa Ngayabahizi Pierre. Ndifurije impagarike n'ubugingo. Shalom.